aha iya kane cyakuriye ku muhanda ngo na kera hose cyatiraga nago cyatu komeza it's okay impamvu nuko iyo ndirimbo nyizi neza ndashaka igitoki nyine igitoki mu Rwanda mu bahanzi bose dufite b'abagore yego nta mugore wagira mu gitaramo kora indirimbo n'abahanzi nakora indirimbo na Jay Polly na Amaji ngora na Riderman na Mico na Mr Kagame akikarabo ko numva benshi ari abaraperi bo mu Rwanda yewe nkunda Bruce ukajya mukavuga uti kabisa nkicayemo je nago naca ku ruhande bra Bruce Melody numva nyine abari sawa cyane kuri ngewe kubera iki ko nyine Hello ladies and gentlemen, ndabashuje aho muherereye hose mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Tutibagiye abantu mudukurikirana muri diaspora, abantu mwese bukunda Saneza TV show, muri abantu banje ndabakunda mbahoza ku mutima. Nukuri urukundo rwa message mujya munyohereza mukambwa mutirire turagukunda. Nukuri nanjye nuko ndabakunda. Imana irabakunda cyane nanjye nuko. Hanyuma rero ibuka kari MC Rose mwa muri kumwe ndabibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends. Join Saneza family. Saneza family. Oh yeah. Cyangwa mvuge nk'abantu ngo oh yeah, cyangwa mvuge ngo deshata. Buri muntu wese agira intro yesha. Bazabazi. Ibuka gukora subscribe, share and comment kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tuba twagutegura umunsi ku munsi. Mbibutsa ko ku itariki 13 hasigaye iminsi 7 yonyine kugira ngo tujye mu Kagera. Shuti yanjye niba utarishyura tike yawe nawe ntucikwe, twagiye my friend. Ni 55 nimero ni yindi 0783 ubundi nawe gura tike yawe twigendere mu Kagera. Karibu kuri Saneza TV show. Murakoze cyane. Babana biyemera narabanze nago twahuza bataza buri byisi bakandira mu nzu nahisemo you till the end of time. I wanna hold you, I wanna kiss you, nahisemo you till the end of time. I wanna hold you, I wanna kiss you. Yeah, n'umungu wanjye Isam kabisa. Isam amakuru yawe. Ni savant. Umeze neza. Meze bon kabisa. Iminsi myinshi byataye. Siko wambaye impeta nyinshi, hari impeta nyinshi ku ntoki ni nka Sadaki B2K. Region niko yavuze. Yeah. Gira gutya ndebe. Siko mbona harimo ni ya Maries. Oya. Izi ni z'ubuhanzi. Uziko kubisa umuntu. Nubu nizazi niza box. Batazambaye. Kubisa umuntu igipfunsi umuntu yapfa. Ntago yapfa. Aho bashobora kwitava mu buzima. None kuva mu buzima no gupfa naho ntabwo bihuye. Kuderanja. Ntabwo byose ari kimwe. Isa mumeze gute? Meze sawa cyane. Iminsi myinshi. Byatari. Biracamo. Arakano bajya bavuga hari indi ndirimbo nane ngo niba ari ngo iminyururu mu ijosi ni nk'Imana ngo yaryagome. Riderman ariko n'umufana cyane. Ura mugabo is a legend nago ndi umufana ahubwo ndi umukunzi. Oh wow ni byiza cyane. Abafana n'abakunzi n'abantu babiri batandukanye. Kuko uyu muntu agufana isaha n'isaha yakureka ariko uyu muntu agukunda abagukunda uko byasa kose ibi byawe nibi byiza byawe byose uva hasi kugeza hejuru. Abagukunda muri make. None se iyo minyururu yo iyo mu izosi ari kijya mu ijosi bakitangwa iki? Na mashene nyine tu. Nize make rega. Oya. Nagari menshi. Ari ngombwa kugira ngo wige menshi ahubwo wenda ugenda umenya gake. Ugenda umenya gake. Iyo ni ishene. Yani chains. Ishene nago ari ikinyarwanda ni igifaransa. Ni umunyururu base. Nye none ibyo navuze byari byo. Ya byari byo. Umunyururu mu ijosi. Ya ni umunyururu. Ya. Okay. Mbega wasesengoye. Kandi ishene bajya bavuga ngo nukujya mu munyururu. Iyo umuntu ari yishene. Ya. Baba bamuziritse.
none ubwo wowe n'umuntu uri muri gereza twabatandukanyiriza he ubu ngubu aba yaziritswe njye niziritse ibi ni ibintu bibiri bitandukanye kandi ni amagambo amwe ngo kwikiga ni cyiza ni ijambo rimwe rishobora gukoreshwa ahantu henshi gufungwa no kwifunga ni ibintu bitandukanye none ubu wifunze nese kuki wifunze mushuti wanjye biba byiza kwifunga kugira ngo ufungwe burya wakifunga kuko no wanakifungura Isam uri umuhanzi w'indirimbo zitandukanye hano mu Rwanda abantu benshi abantu bagiye batandukanye barakuzi uri umuhanzi hanyuma rero uyu munsi tugutumiye kuri Saneza TV show ngo tuganireho gato ya exclusive interview hanyuma umeze neza cyane umaze igihe kingana iki ariko ubundi mu muziki Isa ya muzikera kera icyo gihe ntago rero umunserereza ngo icyo gihe nari mbyibushye n'ubu nibwo mbyibushye amafaranga yasa neza mfashe neza ubwo wabona ari guhumutse abona ari guhumutse ntago narebaga ubu ntago warebaga ubu ngende gukureba twahuye nambaye rinete wari uzamba wabona ruzambereyemo imbere gusa ariko ikintu gihari uravuze ngo ubwonko bwanjye bwari butwikiriye oya ikintu gihari kumva abantu nibo bakureba se wireba kenshi sibyo wowe uba wireba ariko umbona ute wewe nkubona gutya ari sawa cyane gutya ni sawa kubitinzeho ujye upfuka mu gasengero umugore cyane ubona wansengera mva nagusengera bibaye ngombwa ko nkurambika oya buretse ibyo byangombwa bubishyize ku ruhande ndi kukubaza ngo ujye usengera umugore yego none ujye ubona wansengera nagusengera wansengera ibi ugendeye ku cyisa ugendeye ku ki buriya ntabwo umuntu asenga bitewe n'iki ahubwo ushobora no gusengera akakubwira ati Imana uyu mwaka ukurangize neza kandi aba ari ijambo rya hatari ngo uyu mwaka mbega urangize neza murangize neza subira mu kibazo nakubajije bwa mbere nakubajije ngo ujye wishora ugasengera umugore cyane of course ndaje nakubaza ngo nge wansengera okay wansengera ngo nkubere umugore oya icyo gihe bwo yaba ari ibibazo waba ushaka kwirukanisha uhari oya ndi kuko ntago nge mvuze yuko ugiye kwirukana umugore ndi kukubaza I'm just asking ntago ndi kukubwira ngo mitengo yerwere umugore ndi kukubaza iyo usengeye umugore ubona nge mundi mu bagore wasengera cyane ugendeye ku kisa uko umeze ni sawa umeze neza ufite byinshi byakurura abantu waba ugiye kunshyira no muri supermarket ngo njye nkurura abakiriya oya bibaye na byiza umuntu yagushira n'ahandi hatari aho hehe ahandi nyine ariko icyiza nuko witiyemo aho ngaho nakubazaga no kubera uravuze ngo ubona nakurura abantu muri make nakurura abakiriya ntago wakurura abantu sibyo ahubwo mbega ukuntu umeze n'uburyo imivugire yawe n'uburyo karagiteri zawe zimeze n'uburyo ugaragara ngiye ukubona ni perfect cyane ku buryo umuntu yagusengera uburyo umuntu yansengera komeza ikiganiro wari umuvuga uti ngiye mfite umugore mu rugo umugore mu rugo umugore nyine suvuze se ngo ntago wakwirukanisha uhari ngo nkubwinshiremo ufite n'umugore mfite umukunzi oya kandi urukumva ubundi umukunzi isa muvuze ngo naba ngiye kwirukanisha uhari bivuga ngo ni umugore wawe rero buryo umukobwa mukundana bya nyabyo aba agomba kuzavamo umugore sibyo ahubwo icyo gihe uri kumubonamo isura y'umugore nyine ayishose ibintu mwarabyegereje umutima ntabwo kubyigeza umutima ntabwo mukigira relationship ngo ni boyfriend wanjye ni fiance musigaye muza mukarema ingo mu bitekerezo ngo ni umugore wanjye ngo ni umugabo wanjye inkuru zindi wumvishije zitandukanye n'inkuru yanjye uko inkuru yanjye ni inkuru abantu benshi bakigiraho tubwire ukuntu byagenze ni gute se uko byagenze tubwire iyo nkuru kuko uvuze ko yakigisha abantu iyo nkuru imeze ite kugira ngo yigishe abantu ikintu gihari ni ukuntu wari ubivuze ngo twese tujya mu bintu tutazi ibyo ari byo turimo ariko inkuru yanjye itandukanye n'iy'abandi inkuru yawe rero imeze ite kugira ngo twumve niba hari ikintu yafasha abantu inkuru yanjye ikintu kiba gihari iyo nkundana n'umukobwa sibyo aba ari umuntu tuba tugomba kuzabana si umuntu tuba tugomba kubana icyo gihe nyine turi kumwe mu isaha imwe amasaha abiri oya ni umuntu aba ari ubuziraherezo kereka bibaye ngombwa ko bihinduka akaba ariyo mpamvu nyine mwatandukana ariko umuntu wese amugomba gusazana mbega hanyuma rero Isa abakobwa bose ufite aba ex bangahe urasi nka 4
bane none se ko mutabanye kandi umuntu muteretana mugiye kubana ariko nabivuzemo imbere sibyo ndavuga ati tuba turi kumwe bibaye ngombwa ko dutandukana turatandukana ni ukuvuga ngo umuntu mukundana ubu mubara nk'umugore wawe bivuga ngo abaperforminga nk'umugore wawe abaperforminga nk'umugore wawe araza mu rugo agateka akagusasira mukanagira nyine umugore n'umugabo noneho kwibaza abantu bose byabaye baperforminga nk'abagore ubu ngubu mukaba mwaratandukanye urumva abo bane bose wa gatanu abo bane bose ushobora gusanga narabaga mu rugo kandi mu rugo ntago baka baza bateke bakora ibyo byose tukaba twahurira nk'ahantu ngo subiramo mu rugo ushobora kuba batakora ibyo byose wenda wibanye ibyo birashoboka ariko ari igihe ukundana n'umuntu kuva wibanye se ukundanye n'abakobwa bangahe kuva nibanye muhundanye n'umukobwa umwe Shayisa ntukaze kutubeshya ni ukuri uko kuntu nkureba kuranye n'umukobwa umwe arakuna amaso imboni zivugisha ukuri kuramuri nete ndebe neza buretse kuvuga buretse nibyo nibyo ni izina ry'Imana abantu muri kuri kamera za Saneze TV show ndebera Yisamu uburyo akuyeho nete n'uburyo imboni ze ziri kureba umubwiza ukuri nibi binari kuvuga ari byo abantu baradukiranura abo bantu rero ni abantu bashaka kwinjira mu mutima w'umuntu kandi nabo basha n'umwe bafite ubwo bamiriza akantu ninywere ninywere nk'amazi ushaka amazi cyangwa se agafanta biri seriye of course bajya kuyazana bazana amazi niyo ushaka hanyuma Isamu tubwizanye ukuri mu buzima tubamo bwa buri munsi bufite ishusho y'ibintu byinshi relationship tubonye abantu bakundana kubera icyo abakobwa basigaye baperforminga nk'abagore uyu nguyu we muramutse mutabanye urumva utabana mugize umugore ubwo mwamukoze divorce na divorce rigibaho none se saba yarabaye wavuze ngo aba ari umugore wawe nese kugira ngo umuntu afate divorce nuko aba ari ibintu biba byaragize ubu ni urundi rwego divorce kuri wowe niki kimba numva divorce ari umuntu byanze bikunze ari umuntu mwagiye mu imbere y'amategeko imbere y'amategeko mugatandukana arakubeshya wowe nk'umuntu bizi divorce ari nizo mukora twe tutuzi none se ni umuntu yaraje akagutekera akagusasira akakuraza sibyo akaza nyine akakuraza icyumweru kimwe bibiri ugatangira kumwita umugore wawe twanakubaza ugahita uvuga ngo umugore wanjye arahari hanyuma mugatandukana mukoze ikiwa ora rero ngewe sinkunda yo nandukanye n'umukobwa ntago bita biza ako kanya kugira ngo itengire undi mukobwa dukundana bintwara igihe n'ubu kugira ngo ndane n'umwe turi kumwe arashize imyaka igera muri 5 ntago wowe Yisamu wayakora reba abandi bantu ujya gufera reba abandi bantu fera noneho Lili ukuzi ya sinuko muzisenya nuko muzisenya kandi misekera ntago njyewe wamfera njye ntago uzi impamvu utamfera se kubera imyaka 5 uri single ubumva ari ibintu bidasanzwe oya ntabwo mvuze ko bidasanzwe wowe kangaza ikibazo kimwe sibyo ujye kumbaza okay mbaza urumva nkawe iyo utandukanye n'umuntu mukundana ashiriye kingana iki njyewe kugira ngo witugire undi njyewe ubushobozi bwanjye n'ubwawe ntago bungana kubera ko umuntu watestinzeho urukundo relationship sibyo ashyushye mu kabyaramo ashaka ashyushye ni ukuvuga ngo umuntu watestinzeho urukundo n'umuntu utararutestinzeho biratandukanye cyane kabisa ushobora gusanga njye ntararutestinzeho ngo numve uko bimera ukaba nshobora no gukundana n'umuntu nabona bitari kujyamo nkahita mbivamo nkamara n'imyaka n'10 ntarongera kuko ntaratestinga yego yes ibyo rero ni ibintu bibiri bitandukanye kuko nka Yisamu wagize watestinze urukundo akanatestinga urugo ni ibintu bibiri bitandukanye my friend urumva wowe wagize heartbreak iri mu rwego rwo hejuru iri muri departement yo hejuru urumva wowe birumvikana it's normal sibyo kandi ushobora no gutandukana n'umuntu ugahita wumva yuko utari ubashe guhandoringa urwo rugo wamenyereye urwo kuba uri kumwe n'umuntu
ahubwo menya mubaho nk'abagande wallahi abagande bameze bite abagande abagande iki ndi kukubaza erega n'ubizanye nutangiza urugamba ujya unarusoza njye nta kibazo mfite cyo kuba niyo mpamvu abantu babyita ikiganiro ntago ariko uri muri interview sibyo nyine turi muri interview of course iyo tukita ikiganiro na twari kuganira turi babiri ko ni interview ngo ariko nimbaza nkubaza ubundi ibintu byarahindutse agazereka nkubaze ari utuntu bajya bavuga ngo abatipe ngo bafite tudrede ngo nta kigenda gute rero ngo baba ngo ari aba fake ute ndange se ndabizi ariko njya mbyumva niko byumva ndi kukubaza hoya niko bambwiye njye numva abantu babivuga banabyandika ngo abatipe bafite utudrede noneho ngo bagashyiraho ngo utuntu tw'amaherena noneho by'umwihariko akarishyira nko kuzura shango ntago bakubaka none wowe wanubatse utaragera no mu murenge erega nakubwiye inkuru yanjye itandukanye n'izindi nkuru ndi kugaragaramo neza oya humo reka nereke nagiye kukubaza utuntu nagiye gutinya sinshaka kugira ngo nkatisha amaso nyajyanisha hirya no hino focus kuri wowe nyine tu yanyibariza oya nakubashije uratsubiza ongera mbwire ndi kunywa amazi wari mumbwira ngo inkuru yawe n'iy'abandi biratandukanye inkuru yanjye ntabigusobanuriye ibyanjye bitandukanye n'iby'abandi kandi unyegereye mugani wawe ku ruhande sibyo tutabivanze mu kiganiro si ngombwa kugira ngo umuntu ashire ibintu byose hanze ngiye nabikuganiraho cya kiganiro wambwiye nyine cyanjye nawe sibyo oya ndi kukubaza uburansubiza abo ntabwo nagusubiza icyo gisubizo uzi impamvu nagigusubiza impamvu ni si byiza kugira ngo ushire ibintu byose byawe hanze sibyo none se ubwo ngubwo mu bintu nkubajije hari ikintu kiri privé urwo rukundo uwo mubano kitari kidasanzwe nyine uwo mubano mufitanye urumva uwo mubano mufitanye isamu urumva ni uwanyu pe sibyo ariko tubwire umukobwa mujya mwica umukobwa mukundana cyangwa uwo muntu mubana nyine mbere yuko munasezerana cyangwa munashaka yego uwo muntu mubanye sibyo iyo aguha cyangwa se akubwira ko yagukundiye ikisa so rero nago aba yarankundiye uko meze sibyo imyitwarire bura niyo ibikonta discipline sibyo ikindi cya gatatu ni urukundo rwa nyarwo utari rwa rundi rwo kuza uri kubwira umuntu muri kumwe waca inyuma nyine ukavuga ko mutari kumwe Isamu igihe cyose umaze mu muziki yego dufite abahanzi benshi bagiye batandukanye yego sibyo bakora indirimbo basohora album bagira gute ni ikihe gitaramo cyangwa ni album cyangwa se ni ikihe gitaramo uba wumva cy'umuhanzi runaka mu Rwanda ushobora kuba wumva wifuza kuzajya mu Rwanda yewe nkunda Bruce ukajya mukavuga uti kabisa nkicayemo ye ntago naca ku ruhande bra Bruce Melody numva nyine abari sawa cyane kuri ngewe kubera iki ko nyine ndamukunda ndanamufana kandi ndanamwubaha uramukunda uramufana ubundi akenshi ufana umuntu ntabwo ujya umenya ibintu akora niba ari perfect cyangwa bitari perfect yego ngewe ibyo angaragariza nibyo ndebaho ibyo bindi nyine atatugaragariza icyo gihe naba ngiye kumujajinga nazi ibyo ari byo okay ntabwo ngiye ngo umujajinga nakubazaga igitaramo uba wumva nyine wakigomba kwicaramo ukavuga uti iki nicyo gitaramo cy'umuntu Bruce Melody ndashaka uwo ni igitsina gabo umugore we rero ntaba nkubeshye kabisa wapi kabisa wapi mu Rwanda nta mugore w'umuhanzi wajya mu gitaramo cye nakijyamo ariko aka kanya ntabwo nakubwira ngo nahita njyamo wapi kandi biba byiza kuvugisha ukuri mu Rwanda mu bahanzi bose dufite b'abagore yego nta mugore wagira mu gitaramo sukweri koko kigero tegeye naba nkubeshye isa ndi kukubaza naba nkubeshye kubera iki cyakoze nshobora kujya kureba kayirebwa oya ndi kuvuga abantu muri kariyeri imwe muri no muri muzika mu muziki umwe mu njyana imwe wapi ahubwo tunagisimbuke nawe kubera iki nawe nyine ngiye mbwira kubera iki kuko nyine nta n'umwe ko ushaka kugira ngo ubwire ati gutya na gutya oya ndi kukubaza niyo mpamvu turi kuganira ubaka kandi mbwira kubera iki
wowe iyo urebye abahanzi bo mu Rwanda noneho igitsina gore by'umwihariko kuko wamaze kuvuga umugabo bivuga ngo umugabo arahari ushobora gusanga nanakubwiye ngo shira ku rutonde rw'abahanzi mu Rwanda b'abagabo ububona nyine bafite wowe utekereza ko ibintu byabo biri kuri extent nziza wankiriraho urutonde byanze bikunze rwarenga 5 sibyo isa byarenga niba byarenga rero mbwira ku gitsina gore mbwira impamvu ubona mu gitsina gore cyo mu Rwanda abantu baririmba ntawe wagira mu gitaramo wari nyumvishije nabi oya navuze nanjye navuze kuri ku njyana yawe yego mu njyana yawe mu bantu muri generation imwe abantu bo muri gakondo no muri nuze bubihoreye ndi kubaza wowe bakakanya muri abo ngabo sasa rero bibaye ngombwa ko ngira uwo najya kurebera igitaramo sibyo bakancuruzingamo nako bakamitishamo uwo nagira mu gitaramo nareba Wizi oya watubwiye ko ntawe umva biramutse bibaye ngombwa oya uyu usirira ubeshye uri kubwivugana n'abanyarwanda uri kuvugana n'abantu bo kuri Saneza TV show turi kuganira nje nawe Isam wamaze neza kumbwira ko mu bagore bo mu Rwanda cyangwa se igitsina gore muhuje muri ntuzimwe mu njyana imwe muri generation imwe wamaze kumbwira ko nta mugore uhari wagira mu gitaramo so mbwira rero impamvu yabyo kubera ko nutangiye kwisubiramo urabutangiye kutubeshya ubaye nka muntu ngo hitamo hagati y'isambusa urumva ngo mu mugati ngo ndarenza y'isambusa urumva naguciye mu ijambo bibaye ngombwa ibyo kuba ngombwa tubireke nabyo tubireke nsubize impamvu yabyo igisubizo wampaye mbere kamubwire nago aka kanya nago nakita nkubwira igisubizo ni iki ngiki sibyo gusa ariko aka kanya nyine bitewe n'ibyo mamanya n'umutima wanjye aka kanya nago nahita mvuga ati ni nguyu najya kurebera mu gitaramo nakubwiye ngo ni impamvu ni ariko bibaye ngombwa ko byanyabyo ko bavuga ati nakubundi hitamo umuntu wajya kureba nareba Wizi muri make ni bya bindi bavuga ngo ari ugupfa no gukira ngo hitamo ikintu kimwe ngo nta kibazo ngo napfa kugira gutya igo muri make kwa Wizi wahitamo nko gupfa guhitamo ntago ari ugupfa kubera yuko nta kindi wakora nta nandi mahitamo waba ufite nibwo wajya kwa Wizi oya si ko wavuze ukuntu bimeze reka gutuma abantu banyumva nabi sibyo ntabwo mvuze ngo ntabwo abantu bari kumve nabi this is your opinion ntabwo ari opinion y'umuntu wari we wese muri isi iyo opinion yawe ku giti cyawe kandi nta muntu nzi neza muri nosi ubremengira undi opinion ye ahubwo stand on your opinion utubwire n'impamvu bigutwaye iki impamvu rero nakubwira gutyo sibyo bundi sinashatse kugira ngo mbyinjiremo cyane kumva byinjiremo kubera ko bitari nago ari byiza nyine kugira ngo winjire mu kintu cyose kuko buri muntu wese aba ari impamvu uko utabyinjiramo turaganira kuko ikintu gihari sibyo ngiye bibaye ngombwa sibyo bibaye ngombwa ko nyine njya kurebera umuhanzi nyine umuhanzi w'umukobwa nareba Wizi sibyo tutari ugupfa cyangwa ibiki nareba Wizi ko Wizi n'umuhanzi mwiza kandi nkunda n'ibihangano bye sibyo so rero ni n'umuhanga cyane mu miririmbire namureba hanyuma rero ngatubwira impamvu ya mbere waduhaye kuko tubwiye kuri ya Wizi ukadusobanurira impamvu n'ahandi tubwira impamvu rero narimvuze ati bibaye ngombwa ukavuga uti nta hantu ndi bujye byaba ari iyihe mpamvu yaba biteye igihe rero iyo mpamvu ntago yageraho byari bari impamvu irutseho sibyo yo kudashaka kujyayo cyangwa se bitewe nuko niyumva nkaho ubundi ntago nakubwira ngo impamvu ni nayo simba mbizi Isamu utazafata abantu tuzi ubwenge sibyo budufate imitwe yacu iteke sibyo turisariye kandi turi abantu bakuru turumva kunsobanurira utiriri impamvu sibyo ngiyewe ntajya mu gitaramo cy'abahanzi b'abagore bo mu Rwanda wenda impamvu nuko batanyatira it's okay cyangwa impamvu nuko bataririmba neza cyangwa impamvu nuko bose baririmba neza ntabona amahitamo uzi ikintu mbonye cyo nshobora kuba nabanje kumva neza ikintu babajije kumbaza sibyo mu gihe cyo kunywa amazi sibyo nshobora kuba nabyumvishije neza gusa ikintu cyiza numvishije none ikintu numvishije cyiza ariko ufite indirimbo zingahe maze kugira indirimbo zigera muri 6 ya mbere ubuziraherezo ukuri utanga indirimbo ushyiraho na kapera kayo
Izindi zose 5 mvuge ndi esheshatu nase ukoze igitaramo ntabwo azirembe 10 na 15 album biriho zingahe harya Isa biterwa ariko no guhera ku ndirimbo 7 kuzamura ntabwo uruzuza album ntabwo uruzuza album bivuga ngo album yanuze wazi performinga zose egoko so ya mbere nakapera siko na album irangira ukaririmba n'izabandi ubuziraherezo gukunda ubuziraherezo ubuzima bwanjye bwose ni wowe reka nshima Imana yakundemeye yitwa ubuziraherezo indirimbo ya kabiri yitwa ukuri ukuri iyo kubaye kwinshi ni kuba kwiza niko twakuze twumva abantu bavuga mu kinyabupfura niko twarezwe igihe cyanjye nagutayeho nagucyagaruka niyo nakubwira byinshi nzi ko nakugarura ndababaye gusa igendere rekana n'abashaka kugutwara we mu rugo iwanjye niwawe gwino witwarira we mu rugo iwanjye niwawe tam uri sawasha uburyo ubifata ni sawasha show me what I want to see wino nguhe love kikurengema wino ngujyane Mombasa ugarure ejo mu Busanza baby kandi nukugeza no mu gusaza sinshaka kugenda awe oh baby don't go far away ibyo bavuga Oliver we bigarame tujyane mama ubwo ni yakanga ni yakane ariko ntatuzi izina ryayo yiba yitwa iwawe iya kane cyakuriye ku muhanda ngo nakera hose cyatiragamurwe nago cyatu komeza it's okay impamvu nuko iyo ndirimbo nyiza neza ndashaka igitoki nyine igitoki ndashaka igitoki nyine igitoki undi ukuntu kimugita kinshifona kandi kireraho ngaho wari ukuntu watangiye ariko ntabwo nigeze numva neza cyakuriye ku muhanda urakera hose cyatiragamurwe cyakuriye ku muhanda ngo nakera hose cyatiragamurwe nago cyavuye Dubai kijeje tamazi cyo ni imigwegwe cyakuriye fiye mu gishangayi nago kizizuba hamwe nambo kuma hoya nabyo kizi ya nuko bimeze Rofle tucyanjame ndashaka igitoki nyine igitoki mwese muze mwumve baruye dushime ya nuko bimeze gatanu iyo ni igitoki gatanu ya gatanu bucece iyo bayita bucece sibyo iyo yindi ubu ni ya gatanu ya gatandatu noneho ko zimbaye nyinshi ya gatandatu ubwo ni wowe nzozi zanjye ni wowe rukundo rwanjye oh my baby hari indirimbo waririmbye bwa mbere ni iyihe muri izo ubuziraherezo okay hanyuma muri izo ndirimbo zose ni iyihe true story ukuri kuko numvishije ari umukobwa wari uri gukatira numvishije ari umuntu wari uri gukatira nawe ndi kumukatira ndi kumubwiza ukuri wari uri kumubwira ariko katakiri ngombwa mu buzima bwawe subira igihe cyanjye nagutayeho nagucyagaruka niyo nakubwira byinshi nzi kutagaruka ndababaye gusa igendere
aho ndi gukatira ni he utaramukatiye nyine oya nubwo sinamubwira byinshi ndabizi neza ko yamaze gutwarwa kumva nk'umuntu umusanze uvuga ati ukundana n'umuntu kumva barakubwira ati umukunzi wawe yakoze ubukwe icyo gihe ntabwo wamugara ya cyane mwari mumaze igihe kingana iki mukundana harashize umwaka n'igice ya mwaka n'igice kabisa mubayeho muri ya systeme yawe oya icyo gihe ntabwo za stories zitandukanye n'iz'abandi wallahi ibyo ari kuvuga kumva icyo gihe ntabwo nakabishira ku rundi rwego bucya mu gitondo usanga invitation yose cyangwa wasanze yakoze ubukwe baramamagaye bande abashuti banjye barabwira ati ahantu twaje gukora akazi nyine ko kuba acuranga indirimbo sibyo za ndirimbo zisohora abageni sibyo barambwira ati ariko se runaka turi kubona wakoze ubukwe ngabwira ati kagira inkuru we yambara vuba nta nubwo narinze nambara uko we nambaye niko nisengeye umva mvanayo phone kugira ngo nzatange ibimenyetso ko nta foto nta cyabaye ufata ka screen record umva nayifashe ndi gutitira ibyuya ufashe screen record mu bukwe ewe ga we munde kubivuga ugaseka ntago babyoroshye kubukundana n'umuntu kumva nyuma yago nyine bamutwaye sibyo birakubabaza cyane kandi ari ukuntu warabitsemo umuntu ko ari ikintu mwazagira naho yala nyuma mwigeze muvugana nyuma ntago nongeye kuba nakongera kwivunira umutima kumuvugisha wese ntago yaguhamagaye akubonye mu bukwe ntago ari kumbona kigiye ntago nari kumwigaragariza nyine ubwo nari ndi inyuma mu bantu mvuga ati niwe cyangwa si we nivanamo fotora nitira byatari mu gitero cya Kagame igitero cya Kagame n'ubundi ntabivuga neza cyane ngiki igitero cya Mr Kagame yavuga ngo iki nahagaze ku muryango numva nshaka ko kinshitse komeza nahagaze ku muryango numva nshaka kwinjira nkakurayo telefone numva sindi kugifata neza kumbi wayikoranye na Mr Kagame muzagakate nahagaze ku muryango yayivuge mu bivuge mu magambo nahagaze ku muryango numva nshaka kwinjira nkakurayo telefone numva nyine bidasanzwe nitira ibyuya mu ntoki kumva birangira nyine mbona umukobwa wanjye nyine aciye mu myanya y'intoki nyine isamuze ukuntu uri kwimyoza bisa nkaho ukimukunda wawe urukumva ubu nsubije muri ibyo bihe bitanongera abari akantu nk'agasumari ubujombye ku mutima ni uwuhe mukunzi wakunze cyane kurusha abandi so rero ntago iki gihe ngiye kubeshya abantu bose nabakunze kimwe kabisa kucyo ngo ukimutekerezaho ntago nimutekereza ahubwo nuko nyine mukoreye indirimbo me urumva burya abahanzi ibintu byambayeho byabaye no ku bandi bantu ko iriya nkuru sinjye nyine yabayeho tu so rero nabikoze mu buryo bw'abantu uvuga ati uwo byabayeho ajye yumva indirimbo basi imuhoza amarira nyine muhoza amarira hanyuma rero Isam uyu munsi uri umuhanzi wallahi ndi kubyumva habanje indirimbo ukunda umuntu indirimbo ya mbere iya kabiri igendere true story sinzi impamvu numva birakomeza indirimbo y'igitoki yo what about the story behind niyo story iri inyuma iriya ndirimbo rero ni insanamitima ni indirimbo y'insanamitima ishishikariza abantu kurya ibitoki mu gitondo wenda afite hango bakayiryamo boyiro ibintu nk'ibyo none se umva ikibazo hari umuntu wigeze kubaza ikibazo ngo ibaze kuririmba igare bakerekana igare mukumva irindi gare Cynthia speaking waririmbye igitoki mu ndirimbo harimo igitoki ariko twebwe ntabwo ariko tubyumva uratukorera iki abantu tutabyumva gutyo abo bantu rero nta kintu nese ibitoki bijeje tamazi yewe gawe igitoki cyakuriye mu gishanga egoko ntabwo kiba kimeze nk'igitoki cyakuriye ku musozi Cynthia speaking bya nyabyo byo ni bishyashya nabyo narinzi nese kankubaze wenda nk'ikigori cyakuriye mu gishanga cyamera nk'ikigori cyakuriye mu butayu meto mfasha igitoki umva uzakata umutumba igitoki igitoki yavuze je sinzi cyarico
igitoki uzi amugana igitoki wavuze igitoki uzi ni iki muvuga igitoki muvuze umuntu oya no mukavuga ihene kandi wavuze umuntu no kuko ushobora kuba uri kuvuga ihene ibyo bita ngo wenda byita kuzimiza kugira ngo wenda umuntu ntumukomeretse urumva ukavuga ihene ariko wa muntu wahita yiyumva automatic reka nkwibarize ikibazo kimwe iyo wumvishe igitoki wumva iki nyine turi kubaza ariko wowe washakaga oya mbanze nsubize icyo kintu ndahita ngusubiza gusubiza ahangaha oh turi kukubaza ahubwo dufashe mbere yuko tugusubiza sibyo tubwira ubundi wowe uvuga igitoki washaka kuvuga iki ni igitoki muzi igitoki cy'inyamunyo ngo igitoki cy'inyamunyo cyaranetse ya ono ya ariko n'indirimbo z'insanamitima ushobora kuririmba burya abahanzi icyo kintu kino cyitwa kugira ngo ube umuhanzi uba ugomba kuba waririmba kuri ikintu cyose ubu waririmbye indirimbo y'insanamitima ubwo Israel mbonye indirimbo aririmba n'iziki indirimbo za Israel mbonye ziterwa ko ari ayavuga yo guhimbaza yo kuramya ntabwo ari insanamitima ni kuvuze oya ibyo ngibyo ni ibyanjye navuze uzamwegera umuhoza ati se izi ndirimbo za ni bwoko ki kuko ngewe simbizi ariko izaho uzi neza ko ari insanamitima ya ukumva wumvishije ukuri ukumva igitoki mba ngomba kubavangamo kugira ngo batumve ibintu bimwe ya sinavugira hejuru hanyuma Isam mu Rwanda dufite generation urabona ko after generation there's a generation after generation there's a generation buri nyuma ya generation barya mu gifaransa bavuga ngo après génération génération après génération la génération hanyuma ndeka nkubaze yego nyuma yawe hari abandi yego kuba hanze uzi baje bashyashya muri no munsi iyo uvuze uti wenda nshobora gukorana na collabo n'uyu muhanzi wakorana n'uwe mu bahanzi bashyashya baje buriya ninde da sasa mu bahanzi bose baje ni beza ko bafite ibintu byinshi byiza bazanye ari ikintu nicyo kintu bana bamenyeyeho mba numva nyine nakorana buri umwe wese nyine ya uko ngiye naba nkorana n'umuhanzi bitewe ngo ibyo yagize biterwa na vibe twagiranye n'umuhanzi dushaka kujyana muri studio twahuza nkumva nyine biri kuvamo twaba twakorana indirimbo kandi nako abahanzi bose twakoranye byagenze wakoranye n'abahanzi bangaye harya ya nakoranye indirimbo n'abahanzi nakoranye indirimbo na Jay Polly na Amaji nkora na Riderman na Mico na Mr Kagame akika arabo ko numva benshi ari abaraperi ya abaraperi n'uwo nakuriye mu mbuni mbere nararapaga mbere wararapaga ko kukumva uri kurapa yakumva uri kurapa oya byararangiye ndaririmba byararangiye rega nta mva amazi nagajya ashyuha ngo yibagize ewe gawe kamwibarere ibyo ni amakuru ufite nabaye umuhanzi nyine w'umuririmbyi icyo gihe ntabwo navuga ko narapaga gerageza nk'akantu gatoya ko nafashaga naba nkubeshye pe icyo gihe waba ugiye kugora umutima wanjye nta kibazo reka dukomeze aha uko mbyumva ukorana n'igitsina gabo gusa nta gitsina gore numvishijemo mwakoranye collabo nuko cyangwa mu busanzwe ntabwo bafana oya abagore ndabafana igitsina gore sibyo fanande mu gitsina gore mu Rwanda so rero ntago navuga ngo ndafana ahubwo nkunda ibihangano by'umuhanzi nkuko navuze Waze Bruce Melody wavuze yuko umufana Silivupure mu bahanzi b'abanyarwanda nako b'igitsina gore igitsina gore nyine tushaka kumenya ufana shani Waze kabisa mbona akora fresh okay that's good byiza cyane hanyuma twikomereze kuki nta numwe murakorana collab so rero nakubwiye uburyo nkoramo indirimbo zanjye bitewe na collab nagiye nkora uvuga ngo igitsina gore bose nta vibe muragira oya ntago icyo gihe kiragera nyine cyo kuba twakorana ntago turabugira ibyo guhuza ubu twaba twakora indirimbo nibikunda bazayibona Isam hari akantu numvise ejo bundi mu space ya Twitter n'abantu benshi bagenda bandika na bamwe mu biganiro bibera inyuma y'ibikari ku makuru amwe namwe tugenda twumva basigaye bavuga ngo abahanzi bo mu Rwanda ngo babasore ngo kenshi ngo basigaye bafite ngo baba bafite ngo abasheri babo b'abahungu wowe nta sheri ufite w'umuhungu no
none ntawe uragutereta nkubwira ati ngenda guha umufungo ungana gutya no aje se aje ntago yaza aza nyine aje ntago bishoboka aje icyo gihe ibyo gihe ntago byakunda none se umunsi umwe gusa bakaguha nka 5,000,000 aricyo byagutwara ase ko mbona umeze nk'umuntu ukunshishikariza kubikora oya ndi kukubaza I'm just asking no njewe mfata nk'umunyamakuru kandi nagusubije nagusubije kwifata nkaho ushaka kubigushishikariza ndi kukubaza ntumfate uko bitari sibyo ndi kukubaza ndetse twumvishije bamwe mu bahanzi mu bahanzi bimeze gutyo yego uragira ngo urabizi sibyo njya numva hanyuma rero neje bundi twumvishije umuhanzi ngo wahuye n'umutipe ngo baranateretana ngo banapfuye yuko ngo yamuciye inyuma by the way sibyo hanyuma wowe nkawe Isam uyu munsi iyo wumvishije ibintu bimeze gutyo utekereza iki so icyo gihe ikintu ntekereza mbere na mbere nshobora gutekereza nkavuga ati se uyu muntu iki cyabimuteye sibyo ushobora gusanga ari uburwayi sibyo ushobora gusanga ari ikigare ushobora gusanga ari nyine ari ibintu akunda nawe icyo kigere nta kintu nabivugaho ikintu birambabaza numva nyine umugabo akwiriye kuba yashakana n'umukobwa sibyo mu cyimbo cyo kuba yagira ute yashaka umuhungu njye simbyemera ko njye ndi umwadeperi ntabwo ari ibintu tugendana nabyo kabisa abadeperi ko badakunda ibintu by'ibisuko mwana erega reka mubwire mu ijuru ntabwo hazajyayo dread hazajyayo umutima w'umuntu ntabwo hazajyayo ibisuko ninde wabikubwiye ibyo wabisomye icyo gihe ntabwo navuga ngo nasomye ibi n'ibi kumva icyo mpamya cyo iyo nizera neza ko Yesu nyine aba ari muri njyewe sibyo ntabwo navuga ati dread cyambere nuko nsenga Imana byanyabyo kandi nkasaba imbabazi ku byaha izi dread ni umubiri w'inyuma urabizi neza ko muri ADPR ibyo bintu batabyemera nubwo uri kuvuga ibyo bintu urabizi ko batabyemera so rero kuba batabyemera ngewe ndabyemera uko abona abantu babiri batandukanye babyemera batabyemera ngiye nkora ikintu nyine kijyanye n'ibyifuzo byanjye nuko mbishaka naho ngenda ngo kuba ndi umwadeperi ntabwo ibyo ngibyo bihura ngiye bihamya n'umutima wanjye kandi ndakeka no mu ijuru Imana ntabwo hazajyaho ngo abafite dread abapfumuye hazajyaho umutima w'umuntu uburyo tuganira n'Imana yanjye abitandukanye nuko wabitekereza nyine wumva ko mfite dread si ijambo ryensi ryagerayo ani dusanga ari inge ryagerayo pastor waramutse abyutse akakubwira ati zo dread nk'umwana w'umurokore w'umwadeperi yego sogosha akora iki ntabwo wazogosha byaterwa n'ikimana wasohoka mu rusengero ibintu ni bibiri zogosha cyangwa usohoke mu rusengero hitamo kimwe reka mubwire ikintu kimwe aya banza uhitemo icyo gihe nyine pastor arakubwiye ati bya bindi ogosha dread cyangwa usohoke ni bya bindi byabaye kare utansesenguriye neza sibyo umva ikintu gihari kumva gusora mu rusengero rumwe ntabwo umundi aba gusoye mu rundi sibyo va muri rumwe ujye mu rundi bitabaye nawe ugomba ko bigira burya ntabwo insengero ari urusengero rungo abantu bajyamo insengero ni imitima yacu ni imitima yacu so rero biba byiza wahuje n'abandi bantu babandi bafatanyije Imana isanga sibyo so rero biba byiza ariko mu gihe bidakunze Imana ntabwo yaguhora ngo bansoye mu rusengero Isam, thank you so much wakoze cyane kuza kuri Isaneza TV show hanyuma gira ikintu usaba abafana bawe n'abantu bagukunda n'abantu bifuza kugukunda kuko kuri Isaneza ushobora gusanga batari bakuzi uyu munsi bakaba bakumenye hari abantu wenda bakeya batari bakuzi bakaba bakumenye hanyuma abantu bo kuri Isaneza babwira uti gira ibyifuzo bahereza mbere na mbere icyo nashima no kuba mwanekerejeho kuba mwanumira mukavuga ati kaduhamagara Isam kuba twamukoresha ikiganiro ndabibashimira kandi Imana ibamere umugisha ikindi cya kabiri ndashima buri muntu wese ukurikirana iyi channel Imana umugisha akomeza ikurikirane kandi n'abandi batarabasha kuba bayirebe ikindi kintu navuga ndashimira buri muntu wese wakunze ibihangano byanjye ukomeza kubonera ingabo mu bitugu Imana imumere umugisha kandi shimire n'abanyarwanda bose bakunda imiziki nyarwanda bakomeza baduteza imbere imiziki ni bonyine tuyikorera badahari ntabwo twakaba dukora imiziki badusapotinga imiziki yacu tuyivana hano tuyigeza ahandi nishimiye kandi kuba ndi muri iki kiganiro ngiye kugaruka imbere y'abantu nibutse buri muntu utanzi ari ubwa mbere mbonye n'abandi bambonye nitwa Isam kuri Instagram nkoresha Isam official no kuri Facebook n'andi ma platform indirimbo zanjye zose wasanga kuri platform zose wakandikamo Isam wabona indirimbo zanjye
ndishimye cyane Imana ibamera umugisha ndabakunda. urakoze cyane gushimira abafana gushimira abakunzi gushimira abantu bose bifuza kuzabana nawe muri uru rugendo rwawe rw'ubuhanzi ariko se Isamba Yego. u Rwanda usigaye ubona ukuntu entertainment ihagaze Yego. Njya ndeba ubona bimeze gute se byajemo akavuyo ibintu byose nyine babishize hanze ariko bizaba byiza ko ari uburyo nyine batujajingaga nyine muri buri kimwe byibura ari bimwe bari kugenda babavunguriraho byajya bituma bumva umuhanzi. Big Edwin yigeze gukorera indirimbo irenzemo yankoreye nka video yankoreye ubuziraherezo ankorera iyo ngiyo yitwa igitoki ningi meruka gusohora hanze ndi kumwe na Riderman none wayishutinze mu ndirimbo zigera muri 5. Big Edwin umufata gute? No umwana mwiza sibyo umwana mwiza kandi n'umuhanga mu byo akora ko niyo mu director navuga ko twahuye mu ba director bose twahuye mbona nyine ko bakorera ku gihe kandi ikintu cyose yagusezeranyije ko gukorera arakigukorera kandi ndamushimira respect kuri Godwin. Uyu munsi afite ama episode y'inkuru y'ubuzima bwe ari gusohora muri showbiz nyarwanda. Ushingiye ku byagiye avuga no kubiri gusohoka nyine avuga ati byagenze gutya na gutya abantu benshi bamuhemukiye abantu benshi yafashije ngira ngo uramuzi bihagije kuko umuntu mwakoranye indirimbo imwe 2-3 nago yaba atarigeze aba inshuti umuvandimwe akaba umuntu wa hafi yawe cyane. Iyo umurebye hariya hari abantu bashaka guhita bicara bakamujajinga some people urabona abantu kuri muri entertainment yo mu Rwanda baratujajinga from nowhere. Uyu munsi rero bagize gutya arasohotse ni n'umuhanga cyane nkuko wari ubivuze akora ibintu bye neza kandi yitonze akora ibintu byo kumuronga afite ukuna bitegura. Hari abavuze ngo barahubutse muri comment zirimo hari n'ababyanditse hari n'ukuntu ushyira kuri stati nka link y'umuntu aragatabwa ngo uyu mutipe n'umusazi umutipe ni ikigoryi umutipe nta bwenge agira. Wowe uri kubifata gute nyuma yuko asohoye zirankuru? Ikintu navuga mbere na mbere yabanje kubohora umutima we buriya kubana n'ikintu kikurimo biba byiza ko wakivuga ukabohoka abantu nagiye batazavuga sibyo abantu nagiye batazavuga simushyigikiye singize iki gusa ariko ndi kureba nk'umuntu ureba nyine reka wowe ku mutima tuzamenya ibizakurikira ngiye ntago ndi nta kibazo avuge kabisa. Usanzwe umuzi wo mwakoranye cyane ibi ndamuzi biriya bintu subundi wari ubizi cyangwa byagutunguye? Ari bimwe byanunguye ariko hari n'ibindi bitanunguye. Hari ibyo waruzi so ibyo narinzi ibyo waruzi byari nk'ibihe? Gukorera numvisha avuga ati yakorera amaje indirimbo nyinshi nari mbizi ko yamukoreye n'ubwo byajyaga bigenda umunsi wa mbere ngo nyine ajya guhura na amaje nari mari nuko tabivuze sibyo. Umunsi wa mbere bahura na amaje wari uhari cyane kigiye Videx amuhamagara. Byagenze gute? Nyine twagiye kumureba uko yabivuze aho ngaho ku Muhinde barapanga we na Amaji turataha aragenda akora indirimbo ntago yise ayikora barapanze bapanga umunsi nyine bazakoreraho nyine. Nkaho wari ufite amakuru y'ibyo bintu sibyo wari ubizi neza ko atanamuhembye? Iki gihe ntago nzi ko atamuhembye ko Amaji icyo gihe niwe na bakingaga yari boss wanjye nyine. So rero numvaga bitewe n'ukuntu muzi ntago ari kubura icyo yamuha ahubwo nyuma yabona uko naje gusanga nyine ntacyo yamuhaye kuko yari babiri baganiriye ntago hazijemo abandi. Icyo gihe nandi gusura studio barapanga ngiye nari kumwe nabo. Bapanze ari babiri. Yari babiri. Nibwo kibimenya ko atamuhembye? Ngiye nibwo myimenya. Muzaza ko yababika ibanga byadanje. Inde? Kuryo yabibika ku buryo mutana bimenye namwe. Erega ikintu gihari kumva ntago ngiye nabyinjiramo cyane bya Ibi na Amaji sibyo. Ubwo ikintu mbona sibyo ni ibintu byabo baba barakoze sibyo barabiganiriyeho kandi na Ibi yarazi neza ko atazahembwa sibyo. Numva nyine bitari ikibazo ahubwo ikibazo cyaba kwenda ku bindi kuko nyine barumvikanye nkuko baganiriye ko ibyo bapanze nta mafaranga yari arimo yaza kuvamo akamwambara ariko ari ikibazo ahubwo icyo kibazo kindi bafitanye ari cyo bakemura niko mbyumva. Hanyuma ukurikije uburyo AB yafashije abantu batandukanye nkuko abyivugira. Yego nanjye ndimo kuko nawe urimo. Hanyuma AB aka kanya muhe message kamubwire rero buriya
Bribe ikintu namubwira ni kimwe sibyo akora ibintu byose ku giti cye ashizemo n'ubwenge sibyo cyo kintu cyonyine icyo cyonyine reka twisezerereho abantu ba Saneza TV show mwakoze cyane kuza Isam mwakoze cyane kuhaba hanyuma Isam yego ubundi wowe ubanye gute na Amaji nk'umuntu mwakoranye rap Amaji rero Amaji icyo navuga kumva Amaji n'umuntu wambaye hafi sibyo nago navuga Amaji n'umuntu w'inshuti yanjye n'umuntu w'inshuti yanjye kandi nkunda kandi nanashimira nzahora nanashimira sinavuga ngo iki ngiki kibi kuri we ibyo mushimira n'ibyo yakoze kumva ibyo mushimira kuba ndi nangagwa n'umuziki na Amaji ndamushimira cyane. Okay wakoze cyane bivuga ngo Amaji akora ibintu byiza rikagira n'ibindi bitari bidafite cyane kandi umuntu muri rusange umuntu ni kabameze cyane wowe nta side mbigira ndayigira barambwiza ukuri ukoze ikintu iyo umuntu wigeze ukora ikintu kibi ukamukorera ikintu kibi like wenda ugakora ikintu ariko uyu munsi ukaba wicuza ukavuga uti kuki kino kintu nagikoze icyo gihe cyo naba nkubeshye kumva nta muntu ndakorera ikintu kibi kumva oyerega ikintu kibi ntago ari ukwicira umuntu cyangwa ngo umurogeshe ushobora no guhemukira umuntu by time utabishaka ntago ndahemukira umuntu wenda arigihe rimwe na rimwe wenda umuntu ashiduka yabeshye niko kantu konyine ako konyine. Okay. Yeah. So have a good time. Wakoze cyane kuza kuri Saneza TV show. Ni MC Liliose muri kumwe umunsi ku munsi ndabakunda cyane mugira amahoro n'Imana irabakunda cyane. Mwibuke gukora subscribe, musharing ibiganiro kugira ngo tukomeze kwaguka mu muryango. Mugira amahoro. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Sawa. Sawa.